cek. Muraho murakoma amashyo ikaze ku mateka nyarwanda. Nanjye nkaba Wigaba Rwankwakuzi, ihangwa ry'ingoma y'Abanyiginya ndetse n'ishingwa ry'u Rwanda rwa Gasabo. Nk'uko mu Rwanda rwo hambere habaye ingoma ngabe z'abasangwabutaka n'iz'abahinza, ni nako habaye ingoma ngabe Nyiginya. Abami baho bari Abanyiginya, bakagira n'ingoma ngabe yabo. Ingabe Nyiginya ikaba yari itetse mu Rwanda rugari rwa Gasabo, ari naho hari umurwa wayo. Nk'uko amateka karande y'u Rwanda bigaragaza, ingoma Nyiginya yahanzwe na Gihanga wa mbere Ngomijana. Akaba ari naho amateka y'abami aheraho nk'umwami w'umushumi, nyuma y'abami b'impanuka b'i Gasabo. Ibyo ari byo byose ariko, si Gihanga wadukanye gakondo y'ingabe mu butegetsi bw'u Rwanda, ahubwo yaba yarasanze ingoma ifite ireme mu butegetsi, akaba yaragendeye ku muco w'ubwirasanganya abasangwabutaka, abuhishuriwe na Rubungo bahimbye Mwungura, wunguye ingoma ubwiru. Gihanga akimara kwima, ikirangabwami cye cyari Inyundo. Yakomeje kwitwa Inyundo ya Gihanga mu mateka karande y'u Rwanda. N'ikindi kirango Nyamiringa, urusengo rwa Gihanga. Nyuma iyo ndangabutegetsi ya Gihanga yaje gusimburwa n'ingoma ngabe Rwoga, ari nayo ngoma ya mbere ndangabwami y'Abanyiginya. Ingoma Nyiginya yari itetse mu Rwanda rugari rwa Gasabo, ari naho hari umurwa mukuru wayo. Nyamara ariko na nyuma y'aho Rwoga ibereye ingoma ngabe, Inyundo na Nyamiringa ntibyibagiranye burundu, ahubwo byakomeje kugira uruhare mu yimika abami no mu yindi mihango. Nk'iyo umuntu yacishwaga urusengo, ntiyashoboraga guhirahira ngo agaruke i Rwanda. Ariko iyo yacishwaga ingoma, igicibwa cyangwa se urubyaro rwacyo bashoboraga kuzagaruka i Rwanda. Ubwo umwami w'Ubunyabungo Nsibura wa mbere Nyebunga yateraga u Rwanda akarwigarurira ku ngoma ya Ndahiro Cyamatare, ahasaga mu 1477, yanyaze ingabe Rwoga n'ingabekazi yayo Kimumugizi Gitandura, ayibundisha mu Rutaka rwa Muhanga hafi y'umudugudu wa Gitarama, aho Ruganzu Ndori yimiye mu 1510. Nyuma y'aho Rwoga inyazwe n'Umunyabungo Nsibura Nyebunga, abiru bayisimbuje n'ingoma nshyashya Nangamadumbu, yari isanzwe ari indamutsi ya Ruganzu Ndori. Mu ngoro y'umwami uwo ari we wese habaga ingo zubakiwe abakurambere. Iz'ingenzi nizi: kwa Gihanga, kwa Kibogo no kwa Cyilima. Kwa Gihanga niho habaga umuriro wa Gihanga, hari intango yawo bacanaga mu kibindi kinini cyane. Abawucanaga n'abiru bari batuye i Buhimba, bawucanaga mu biti by'umunyinya, ntiwazimaga na rimwe. Abanyamuriro bawucanaga bari Abagesera, barawuhumbikaga wajya kuzima bakawucana bakuranywa. Ibyo biti byo kuwuhembera bajyaga kubica muri Mageragere, wajyaga kuzima Abanyarushingo bakawuhembera mu giti cy'umurinzi. Ku ngoma ya Musinga, iyo ntango yo kwa Gihanga yacanwaga n'umwiru witwaga Kimonyo, ukomoka i Gaseke ho mu Rutobwe. Uwo muriro ndangabusugire bw'ingoma Nyiginya waje kuzima mu mwaka wa 1936, ubwo hari ku ngoma ya Mutara wa gatanu Rudahigwa, ubwo hari mu ihururu ry'umwaduko w'abazungu. Icyo gihe wari umaze imyaka isaga 845 yose uwo muriro waka ubutazima. Uwo muriro ngo ukaba warashushanyaga ubumwe butagajuka bwa bene Gihanga cyangwa se Abanyarwanda muri rusange. Kwa Kibogo habaga urusengo Nyamiringa n'Inyundo ya Gihanga. Inyundo n'urusengo niyo byari ikirangabwami cyo ku ngoma ya Gihanga, cyasimbuwe nyuma n'ingoma ngabe Rwoga. Kwa Cyilima ni i Gaseke muri Rutobwe, niho ba Mutara na ba Cyilima boserezwaga. Wahoshejwe bigaragara ni Cyilima Rujugira. Hari n'umusezero wa Cyilima. Ibisigazwa bye babivanye Gaseke muri 1939,
biri mu nzu ndangamurage w'u Rwanda i Huye. Iteka ingoma zabaga kwa Cyilima, kikaba igicumbi cy'ingoma, niho haberaga imihango yo gukura Gicurasi, kikaba igicumbi cyo guterekera. Karinga yabaga kwa Cyilima n'ibigamba byayo, ari byo Cyimumugizi, Kiragutse, Mpatsibihugu na Karinga. Karinga yaramvuye mu cyanya cy'icyungo ho muri komine Cyungo muri Byumba mu karere ka Gicumbi, nk'uko imbyino y'ako karere iranga iyo nkomoko. Icyungo nyamurema cyaremwe n'Imana kiramvurwamo Karinga na Nyamuganza. Nanone bakongera mu marenga bagira bati isekuru yo kwa Minyaruko ya Nyamikenke kugira ngo ibe nziza bajya kwibaza mu mivugangoma, bayishyiraho uruhu rwa ya nka bari bakamiye Ruganzu. Karinga niyo yasimbuye Rwoga ibindangabwami mu Rwanda kuva ku ngoma ya Ruganzu wa kabiri Ndoli kugeza mu 1962 ubwo ingoma ya cyami yasezererwaga mu Rwanda rugahinduka Repubulika. Ruganzu Ndoli haviriye Karagwe kwa Nyirasenge Nyabunyana, aho yari yarahungishijwe muri ya midugararo ya Sendahiro Cyamatare. Yimitse Karinga aho Ingabe isimbura Rwoga, naho Ingabekazi Cyimumugizi yari yarabundishijwe isimburwa na Nangamadumbu yari isanzwe ari indamutsi ya Ruganzu Ndoli mu iyimika rya Karinga. Umurwa wa Ruganzu wari Ruganda muri komine Tare mu Bumbogo ho mu karere ka Rulindo. Imihango y'iramvura rya Karinga yateguriwe kwa Minyaruko wa Nyamikenke mu Busigi. Karinga iramvurwa na Nyamigezi wa Minyaruko, ayiramvurira Icyungo ho muri Cyungo, Minyaruko ayitura Ruganzu. Ruganzu amariye gushinga ingoro ye Imata ya Muhanga ho muri komine Mushubati mu karere ka Muhanga ubu, na ya Cyimumugizi yarabundishijwe na Gitandura, iza gutarurwa n'abashumba ahantu h'ubuvumo. Ruganzu ahera ko ayisimbuza Nangamadumbu, ayimikaho Ingabekazi isanga Karinga yongera kuba iyayo. Nangamadumbu ishingwa Batandura ngo bayiragira by'ingorano y'ishyaka rya Gitandura wari waracikaye Cyimumugizi igihe byacikiraga irubi rw'inyundo. Kugira ngo Karinga itazaba inshike nka Rwoga, bayiremeye inshungu ebyiri, Bariba na Karihejuru, ziremwaho insimbura Ngabe. Nyuma yaho Kigeli Rwabugira ziremeraho Mpatsibihugu, Kiragutse, Icyumwe na Butare. Izo zose zikaba zarahiriye ku ntambara yo ku Rucuncu. Karinga yari Ingabe ndangasumbwe y'u Rwanda ku bihugu rwanesheje. Ikirango cy'iryo sumbwe ni ibikondo by'abami b'amahanga bishwe n'abami b'u Rwanda mu ntambara. Ibyo binyita babishyiraga mu mpuzu bikaza kumera nk'injishi z'igisabo, bagakokera n'ubuhivu bakabyambika Ingabe bigatendera mu ruhanga rwayo. Bomekagaho n'ibisabo bashyiragamo inda y'inka, ni ukuvuga amara y'inka baraguje yeze, hagataho n'inyundo ya Gihanga, Karinga n'ibigamba, Cyimumugizi, Kiragutse na Mpatsibihugu. Zagiraga buri ngoma ingabo zisobetse nk'insika, ingabo iri imbere y'ingoma, kandi buri ngoma yabaga ifite icumu rishinze iruhande rwayo. Habaga n'izindi ngoma z'ibyegera by'Ingabe. Gatsindamiko yari indamutsi ya Yuhi Musinga na Ntibushuba. Kigeli Rwabugira yanyaze Kabego umwami w'Ijwi. Rugiramisango yaremwe na Kigeli Ndabarasa iza guhira ku Rucuncu. Ku ngoma Yuhi Musinga arema indi yasimburaga iyo yakongotse ubwo byacikiraga ku Rucuncu. Karinga yari Ingabe ndangasumbwe no ku zindi ngoma. Yarahekaga igihe cy'imihango y'umuganura n'igihe cy'ubwihisho. Yashyikirizwaga umuganura, yaramikwaga mu mihango, ikambara imyishwa n'imirembe. Yavugirizwaga izindi ngoma, iz'imivugo, ikanabikirwa. Yabikirwaga umwami yatanze, umwiru w'umutege akayicaho indasaga 3. Yarasigwaga mu iyimikwa ry'umwami, igasigwa mbere y'izindi, igasigwa amaraso y'inka bereje. Uruhu rw'iyo nka rukambikwa undi mwami uzima igihe cyo kumwimika. Yageraga umunyakaringa wayo wo kwa Cyenge cya Ndungutsi mu Musenyi, n'umugaragu wayo wo mu bene Nyamigezi bo mu Busigi. Gakondo z'igicumbi gikuru cy'imiryango y'Abanyiginya.
Abatekereza amateka y'igicumbi cy'imiryango migari y'Abanyiginya bavuga ko cyaba gikomoka mu majyaruguru y'Iburasirazuba bwa Afurika mu gihugu cya Ethiopia. Inkomoko yabo ikaba ari yo mu muryango w'Abagara bakunze kwita nanone Abaromo, wari ukomeye muri icyo gihugu mu myaka ya za 300 nyuma ya Yesu Kristo. Abanyiginya basesekaye mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba no mu Rwanda ahasaga mu 700 ubwo bari mwimukayemuka nk'abandi bose by'abatuye muri Afurika bashaka ubw'inyagamburo bw'imiryango yabo n'amatungo yabo. Inyuma y'igihe kitari gito bafashe urugendo rwo mu muhoro uhuza Afurika y'Amajyaruguru y'Iburasirazuba n'iy'Amajyepfo bagaca mu bihugu bya Somalia, Kenya na Uganda, niko gusesekara kuri ubu butaka bw'u Rwanda. Barasukiye mu Burasirazuba bw'u Rwanda mu murenge wa Gatsibo mu karere ka Gatsibo, basanga Abazigaba barahakabye barema ingoma y'Urweya rw'Umubari yari ikomatanyije imirenge y'akarere ka Gatsibo n'imirenge imwe n'imwe iri mu majyaruguru y'akarere ka Kayonza. Abasesekaye muri ibyo bihe nibo bavuyemo abasekuruza b'imbanza ba Kaze babyeyi Gihanga cyahanze ingoma y'u Rwanda. Mu gusesekara mu Rweya rw'Abazigaba bahaserukanye ibigwi n'imihigo y'ibyo bazanye muri aka karere nk'uko babivuze mu izina ryabo. Ubwo Abazigaba bababazaga izina ryabo nk'aho bakavuze iry'igisekuruza cyabo cy'Abagara cyangwa se Abaromo, badukana izina rishya ry'ibigwi n'ibirindiro by'ahazaza habo ry'Abanyiginya, bishatse kuvuga abantu barambye ku butunzi n'ubupfura. Abanyiginya ni ijambo rikomoka ku rurimi rw'Urunyankore aribyo bivuga abantu barambye ku bukene n'ubupfura. Bishatse kuvuga abatunzi ba kera bafite ubuhererekane bw'ubutunzi mu myaka magana n'amagana, atari abakire ba vuba cyangwa se ngo baba abakire ariko wenda barahoranye ubukene, ngo bakaba bari abakire muri icyo gihe barambye ku bukire mu bwoko buvukamo abami. Nyuma y'imyaka isaga 300 Abanyiginya bamaze mu busembere bacubikiwe n'Abazigaba, nibwo umucyo ubuhangange bamurikiye bahanga igihugu cyabo cyitwa Gasabo, kinjira mu ruhando rw'ibindi bihugu bigera kuri 24 byari bisaranganyije ubutaka bw'u Rwanda. Bababaye igihugu cya 25 gihangwa na Gihanga Ngoma Ijana, umukurambere w'Abanyiginya bahanze ingoma y'u Rwanda. I Gasabo niho Abanyiginya n'imiryango bamwe bakomokaho baguriye ubutaka bwabo bahanga ibindi bihugu ku bisigara by'ubutaka Abasinga n'Abazigaba bari baranennye. Ibihugu byahanzwe na bene Gihanga, muri byo dusangamo Ndorwa y'Abashambo, Kibari y'Abega, Ubugara bw'Abacyaba n'Ubugesera bw'Abahondogo. Amateka y'imitagiye ku gihugu cy'u Rwanda dutekereza ko gakondo nkuru y'igicumbi gikuru cy'Abanyiginya n'imiryango migari bakomokaho ari mu mirenge ya Nduba, Bumbogo, Rutunga, Gikomero, Ndera na Rusororo mu karere ka Gasabo, ukongeraho n'umurenge wa Fumbwe wo mu karere ka Rwamagana. U Rwanda rwagiye rutegekwa n'abami batandukanye kuva rwabaho kugeza ubwo abanyamateka bagabanya ibyiciro bitatu bakurikije ibihe byabyo: abami b'impanuka, abami b'umushumi n'abami b'ibitekerezo. Abami b'impanuka ni abakomoka kuri Shyerezo, abami b'umushumi ni abatazwi igihe bategekeye n'ibyabaye ku ngoma zabo, n'abami b'ibitekerezo ni abami bazwi neza igihe bategekeye n'ibyabaye ku ngoma zabo. Abami b'impanuka bahera kuri Shyerezo bakagera kuri Kazi, naho abami b'umushumi bagahera kuri Gihanga cyahanze ingoma y'Abanyiginya ndetse n'u Rwanda rwa Gasabo bakagera kuri Kirimambere Rugo. Abami b'ibitekerezo ari nabo ba nyuma bahera kuri Kigeli wa mbere Mukobanya bakagera ku mwami wa nyuma w'u Rwanda ariwe Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Tukaba tugiye kubagezaho amateka y'umwami wa mbere w'umushumi ariwe Gihanga wa mbere Ngoma Ijana, 1091 kugeza 1124. Uyu mwami witwa Gihanga Ngoma Ijana avugwaho byinshi kandi agafatwa nk'umuntu wahanze Gasabo ikaza kwanda cyangwa kwaguka ikazava mu Rwanda rugari rwa Gasabo. Iyo umuntu ahereye ku mateka y'abami b'impanuka bivuga ko bakomoka mu ijuru,
usanga bavuga ko baba baramanukiye bwa mbere mu mubari ahitwa ku rutare rwa Kinani, aho baje basanga hatuwe kandi hategekwa muri icyo gihe n'uwitwa Kabeja wo mu bwoko bw'Abazigaba. Uyu mwami witwa Gihanga niwe ntangiriro y'ubutegetsi bw'ingoma Nyiginya, ariko iby'uwo mugani w'impanuka ntabwo ari ukuri, ni uko bagira ngo baheshe agaciro n'igitinyiro ingoma yabo yari ihanzwe vuba. Mu ntangiriro z'ubutegetsi bwe, Gihanga nta ngoma yimanye, ahubwo atekeshaga ibindi birango bibiri ari iby'inyundo n'ikindi gikoresho cy'umuziki bita urusengo. Ibyo gushyiraho ingoma nk'ikimenyetso cy'ubwami ngo yaba yarabizaniwe n'uwitwa Rubunga, nawe abikopeye mu bucurabwenge bwakoreshwaga n'abitwa Abarenge. Abarenge bari Abasinga, aribo bitwaga Abasangwabutaka, bishaka kuvuga abo Abanyiginya basanze bategeka, ngo akaba aribo bari mu gihugu mbere y'uko iriya ngoma Nyiginya iza gutegeka. Ingoma ya mbere yakoreshejwe n'ubutegetsi bwa Gihanga yahawe izina rya Rwoga, bituruka ku ijambo kogera cyangwa se kwamamara. Rubunga wayizaniye Gihanga niwe bakunze kwita Mwungura, ari naho bakomerezaho bagira bati ni Mwungura wunguye ingoma ubwiru. Akaba akomokwaho n'umuryango w'Abatege, bituruka ku izina ry'umwe mu bakurambere babo witwaga Nyabutege. Ikoreshwa ry'ingoma nk'ikimenyetso cy'ubwami bwa Gihanga ngo ntiryakuyeho burundu ikoreshwa rya biriya bimenyetso bindi byakoreshwaga mbere, ari by'urusengo n'inyundo, nk'uko amateka akomeza bigaragaza. Urugero twatanga ni uko iyo ibwami bamenyeshaga icibwa ry'umuntu runaka cyangwa se umuryango runaka, ariko mu buryo butari burundu, bakoreshaga umurishyo w'ingoma. Mu gihe iyo byabaga ari icibwa ryemezwaga mu buryo bwa burundu, baritangazaga bakoresheje urusengo. Nubwo hari abashidikanya niba Gihanga ariwe wahanze u Rwanda cyangwa se niba atari we, ngo ibyo ntibikuraho ko yaba yarabayeho koko, ngo kuko kubaho kwe kugaragarira ku kuntu uruhererekane rw'abamukurikiye mu butegetsi bamwubahirizaga, kandi ugasanga mu ntekerezo zose agarukamo nk'uko amateka yagiye abigaragaza. Iyo umwami runaka yageraga ku butegetsi, yubakishaga ingoro ye, ariko ku ruhande rwayo agashyiraho n'ahagenewe kubahiriza umukurambere Gihanga, ariho bitaga urukamishirizo. Uretse n'ibyo kandi, ngaho umusezero wa Gihanga, ni ukuvuga imva y'umwami, aho umusezero wa Gihanga wari ku gasozi ka Muganza ya Kayenzi, ngo naho hakorerwaga imihango yo kumuterekera. Ahangaha ngo ibwami bakaba barahoherezaga abiru bo kuhakorera imihango yabugenewe. Habaga indi mihango yamukorerwaga yari ishingiye ku nka, ikaba yarakorwaga n'abo mu muryango bita Baheka, umutware wabo agatura irunda, ndetse akaba yarafatwaga nk'umwiru mukuru w'inka. Nta wakwirengagiza ubwoko bw'Abatsobe nabwo ngo bukomoka kuri Gihanga, kuko ngo uwo bakomokaho witwa Rutsoba ari umuhungu yabyaye hanze. Uyu muryango nawo ukaba waraje kubahwa ibwami kubera imihango y'ubwiru wakoraga, dore ko ngo banagiraga ingoma yabo yitwa Rwamo, naho mu Rwa baturaho ukaba wari Ikinyambi muri Runda. Umuryango w'Abatsobe wari ufite agaciro mu butegetsi bwite bw'igihugu, kuko bari bashinzwe imihango y'ubwiru ijyanye n'umuganura, bagatura mu karere k'Ubumbogo, bakagira n'umutwe w'ingabo bayoboraga witwa Gakondo ukomoka kuri Gihanga. Ikindi kivuga kuri Gihanga ni uko igihugu yategekaga cyarengaga imbibi z'u Rwanda tuzi ubu. Ibi bigashingirwa ku ntekerezo zigaragaza ko ubutegetsi bwe bwageraga hakurya burengerazuba bwa Kongo, aho bitaga mu Bunyabungo, ndetse n'ahitwa Buhindangoma hakurya muri Rucuru. Ahandi hagaragara ibirari by'amateka bishobora kwemeza ko Gihanga yabayeho mu majyaruguru y'u Rwanda hitwa Buhanga, hagati ya Nyamutera na Kinama, kubaza amazina y'uturere twa kera. Ahagaragara ibigabiro by'aho uyu mwami yari atuye, ariko umuntu akaba atakomeza ko ibyo bigabiro bigihari magingo aya kubera ibikorwa by'ubuhinzi n'imiturire. Imwe mu mihango yakorerwaga muri aka gace ni yakorwaga ku mfizi yitwa Rugira, ngo yabanaga n'inka zitwa Ingizi nk'uko amateka bigaragaza. Iyi mihango ngo yabaye yaratangiye ku ngoma y'umwami Yuhi wa II Gahima,
ari nabwo umutwe w'ingabo zitwa gakondo zatandukanaga n'izitwa banga kugoma. Nyuma yaho banga kugoma bakoherezwa kuba hariya mu Buhanga. Undi murwa wa Gihanga uvugwa mu mateka ni wari ahitwa Nyamirembe cyangwa se Humure mu Mutara, aho uyu mwami ngo yaba yarageneye umuhungu we Kanyarwanda ngo azaba ari umusimbura ku ngoma amaze gutanga. Gihanga yarongoye abagore benshi. Amateka agaragaza ko Gihanga yabyiye abyara abana batandukanye badahuje ba nyina, kuko nawe yari afite abagore benshi nk'uko byasanzwe bimenyerewe mu Rwanda rwo hambere. Umugore wa mbere wa Gihanga ni uwitwa Nyamususa, akaba umukobwa wa Jeni rya Rurenge. Gihanga akaba yarabyaranye na Nyamususa umwana witwa Kanyarwanda Gahima wamusembiye ku ngoma. Kanyandorwa Sebugabo se wa Mushambo ukomoka n'ubwoko bw'Abashambo wanabaye umwami mu Ndorwa, ndetse n'uwitwa Kanyabugesera Mugondo se wa Muhondogo sekuruza w'ubwoko bw'Abahondogo bategetse Ubugesera, ndetse na Nyirarucyaba umukurambere-kazi w'ubwoko bw'Abacyaba. Abacyaba bakaba barategekaga ingoma y'Ubugara. Gihanga yarongoye undi mugore witwa Nyangobera ukomoka mu Bunyabungo, intara ya Kivu y'Amajyepfo. Babyarana Kanyabungo Ngabo waje gutegeka mu Bunyabungo, ndetse arongorana na Nyirampirangwe babyarana Gashubi se wa Gashingo ukomoka n'abitwa Abashingo, ndetse ngo babyarana n'undi mwana witwa Gafobo. Gihanga yari afite undi mugore w'inshoreke witwaga Nyirarutsobe, babyarana Rutsobe umukurambere wabo mu bwoko bw'Abatsobe. Ijambo Rwanda rituruka ku nshinga ya kera kwanda, bivuga gukwira hirya no hino. Izina Rwanda riranga ahantu urisanga mu ntara ya Busoga iri mu burasirazuba bwa Uganda, kimwe no muri Ankole. Mu gihugu cyacu rero hakaba Rwanda rwa Binaga ho mu Rweya mu Mutara, Rwanda rwa Gasabo banahita Rwanda rwa Ndanyoye iri muri Gikomero, hari na Rwanda rwa Kamonyi muri Taba, ndetse na Rwanda yo mu bya Karemi muri Kongo mu burengerazuba bw'ikiyaga cya Tanganyika. Alex Kagame mu gitabo cye Inganji Karinga avuga ko Abanyiginya bagitangira kwigarurira ibihugu, umusozi batsinze wose waza gusanga u Rwanda rwa Gasabo. Aho kuri Rwanda ngo niho babyariye cyangwa se biciye imfizi ya Gihanga y'ubwami Rugira n'insumba yayo Ingizi. Ngiryo ritangira rya Rwanda rugari rwa Gasabo. Ndetse bakongeraho ngo Rwanda rwa Gasabo urwo mvuga mvumera iwacu. Mbese ni mu ngobyi y'itangira ry'ubwami bwahanzwe na Gihanga Ngoma Ijana. Ibiranga ingoma Nyiginya n'ibishyitsi byayo. Turasuzuma muri make bimwe na bimwe by'ingenzi byerekeye ibimenyetso by'ubwami n'ibishyitsi by'ubutegetsi bwa cyami. Ubwami n'umwami. Ubwami ngo bukomoka kuri Gihanga cyahanze inka n'ingoma. Dukurikije uvuga mu migani ku mavu n'amavuko y'Abanyiginya, mu migani bise ibirari, bavuga ko abasekuruza ba Gihanga bakomoka kuri Kigo, ngo wamanutse ava mu ijuru. Ariko birumvikana ko bashatse guha ubwami icyubahiro kinini cyane, bakabuha inkomoko yo mu ijuru. Naho umwami ngo si umuntu n'Imana, kandi ngo Rurema niyo imuhitamo. Hari n'amazina y'ibisingizo bamuhaga, amwe naye Umugabe, nshatse kuvuga uwagaba ibintu byose, ndetse ku isonga hariho ubwami, nyina akitwa Umugabekazi. Nanone hakaza n'amazina Nyiringoma, Nyirigihugu, Nyiringabo, Nyirinka, Nyabami, nshaka kuvuga umwami w'abami, Nyagasani, bivuga utanga ihirwe cyangwa umugisha, Sugu, mu bisigo bivuga usumba byose, Nyamugira ubutangwa, bivuga uca urubanza rudakuka. Umwami yagombaga gutegekana nyina yaba atakiriho, akagira umusimbura, akaba nyina w'umutsindirano mu bwami.
ariko bigomba kuba byarabaga igihe cy'imikwa gusa, kuko nka Murorunkwere nyina wa Rwabugiri yarapfuye ntihagira umusimbura. Ibimenyetso by'ubwami nanone babyitaga inyonga. Ikirangabwami kibanze cyari ingoma y'Ingabe Karinga. Ikirangabwami kibanze ku ngoma ya Gihanga cyari Inyundo, hanyuma kuri iyo ngoma himika urusengo nka bene izi bavuza witwaga Nyamiringa. Mu by'igihumbi magana cyenda mirongo itanu urwo rusengo rwari rukiriho ibwami. Nyuma y'urwo rusengo Gihanga yimitse ingoma Rwoga aba ari iba Ingabe. Iyo Rwoga yatwawe n'Abashi igihe Ndahiro wa kabiri Cyamatere yicwaga, hanyuma hima Ingabe Karinga bitira Ruganzu wa kabiri Ndoli. Muri politiki y'ubwami ingoma y'Ingabe nka Karinga asumbaga byose, igasumba n'umwami kuko yagombaga kuyitabarira byaba ngombwa akanayipfira. Ibindi bimenyetso by'ibwami ni inyundo yo gucurisha n'umuriro. Ku byerekeye inyundo banavugaga ngo hariho inyundo yacuze abami, naho umuriro wo wagombaga guhora ucanye kuko washushanyaga uburame bw'umwami. Mu mihango yo kwimika umwami n'umugabekazi baherezwaga inyundo, Karinga, Nyamiringa, ubushingo bwo gucana umuriro, kandi bakibutsa ko uwo ari wavukanye imbuto. Za mbuto enye z'ingenzi mu gihugu: uburo, amasaka, isogi n'inzuzi, kandi akaba agomba kugwiza uburumbuke mu gihugu. Ibishyitsi by'ubutegetsi bwa cyami. Ibishyitsi cyangwa inkingi by'ingenzi by'ubwami bw'Abanyiginya ni 5. Muri ibyo turi bwibande cyane cyane ku murongo wa politike ya cyami. Igishyitsi cya mbere ni inka. Kuva kera zongeraga abagaragu, ubuhake, bityo ingabo zikiyongera bigatuma nyirazo agira amaboko. Icya kabiri ni ingabo zigomba kuba nyinshi, zigomba no kuba ziyemeje gupfira Karinga. Icya gatatu ni ikoro, yari ifite akamaro ku buryo bubiri: hari ugutunga abadahinga bagashobora guhugira muri politike, imyidagaduro n'intambara, kandi rigatuma abakobwa n'abagore b'imfura badakora imirimo ivunanye nko guhinga, kuvoma n'ibindi. Hari no kugaragaza ko abatangaga ikoro bayobotse, maze umwami akagabura ibya rubanda, agakunda akitwa umunyabuntu. Icya kane ni ububasha bwo kwica no gukiza. Umwami n'umugabekazi bari bafite uburenganzira bwo kwica no gukiza no kuzimya inzigo. Igishyitsi cya gatanu ni umurongo wa politiki ya cyami. Ku byerekeye ubwami, ububasha n'ubutegetsi bwa cyami buri mu ngoma y'Ingabe Karinga, bityo rero Karinga isumba umwami. Umwami si umuntu nk'abandi, ari ukwe kuko aba yaratowe na Rurema. Umwami asimburwa n'umuhungu we gusa, kandi akava mu bwoko bw'Abanyiginya. Ku byerekeye igihugu kigomba kwagurwa byanze bikunze. Iryo ni ryo shingiro ry'ibitero bigenewe kwagura igihugu. Ariko ibyo byari ugushaka gusubiranya igihugu cyangwa se kwegeranya ibihugu ukabigira igihugu kimwe kigari cya Gihanga, cyari kigizwe n'u Rwanda, Uburundi, Ubushi, Ubugoyi, Indorwa, Igisaka, Ubushubi ndetse n'ibindi, bikabumbirwa hamwe maze bigatwarwa n'umwuzukuruza wa Kanyarwanda ka Gihanga Ngoma Ijana. Bityo rero mu mvugo yo mu Bwiru bavuga ko igihugu ari icyumwe. Reka tube imirimo y'ingenzi y'ubwami. Iyo mirimo yari igamije gutunganya ibi bikurikira: icya mbere ni uburumbuke bw'imyaka n'ubworoke bw'abantu n'ubw'amatungo. Ibyo bikaba byari bishinzwe abami bitwa Mutara na Cyilima. Icya kabiri ni uburame bw'ubwami bwagaragazwaga n'umuriro. Umuhango wo gucana umuriro wari ushinzwe abami bitwaga Yuhi. Icya gatatu ni itabaro, ni ukuvuga kugaba ibitero, kwagura igihugu no kurwana ku gihugu mu gihe cyatewe. Uwo wari umurimo w'abami bitwa Kigeli cyangwa Mibambwe, usibye ko mbere harimo na Ndahiro na Ruganzu, nabo bakaba barabarirwaga muri abo mbere. Umurongo wa politike nyabami. Uwo murongo wagombaga kwamamazwa no gukwirakwizwa ibwami no muri rubanda.
ibwami wamamarizwaga mu bitekerezo, ubwiru, ubucurabwenge, ubusizi n'ibindi. Ibitekerezo byavugaga amateka uko agomba gukurikirana, cyane cyane amazina y'abami, ariko ay'abami batitwaye neza ntabarirwemo. Byagaragaye nko kuri Karemera Rwaka, sekuruza w'Abaka, no kuri Mibambwe wa kane Rutarindwa aguye ku Rucunshu. Ubwiru bwari ubuhanga n'ubugenge bwo kugena politiki hamwe n'imihango iwushyigikira. Ubwiru kandi bwari ibanga rikomeye, bigatuma rubanda rwumirwa rugashya ubwoba. Abakijijwe cyane n'uwo mwuga, bakongeraho no kuba intwari ku rugamba, baragororewe birabakiza, bityo begera imfura ndetse bashyingirana n'umwami. Ikindi ni uko abiru bose batareshyaga. Ubucurabwenge bwarimo ukurondora udasobwa amasekuruza y'abami, izina ry'ubwami n'irye bwite, n'ay'abagabekazi, bakanavuga ubwoko bw'abo bagabekazi n'ubwa ba nyina. Baheraga ku mwami uriho bakarangiriza kuri Nkuba ari we Shyerezo, bagira bati ngaho iyo mwama mukuru wa Samukondo mu mizi yanyu mikuru. Yohani Vansina ubucurabwenge yabwise Gotha yo mu Rwanda, avuga ko ari nk'igitabo gihuriza hamwe imiryango ikomoka ku bami n'iy'ababashyingiye, aribyo bitaga iy'ibikomangoma n'imfura. Biragaragara ko ubucurabwenge bwarimo politiki yo kwironda no kwimenya. Nanone abami batashimishaga barahanagurwaga, kuko abatekereza b'ibwami bakoraga bene abo bami mu murongo wemewe, bagasa n'abatarigeze bategeka u Rwanda. Ubusizi bwabarirwaga mu bwoko bw'imivugo yari igenewe gusingiza umwami, aribyo bita ibisigo, no gusingiza inka, aribyo bita amazina y'inka, intambara, ibyivugo n'indirimbo z'ingabo. Muri ubwo bwoko bw'ibyivugo, ubw'ingenzi mu gukwirakwiza ibitekerezo by'umurongo wa politike ni ubw'ibisigo. Reka tubitindeho gato rero. Mu magambo make, gusingiza umwami uriho nawe yasimbuye, kimwe n'ingoma karinga, byagendaga ahanini mu buryo bukurikira. Ni zimwe mu ngingo dusanga mu bisigo. Iyimikwa ry'umwami rirogezwa, imirwa y'abami ikaratwa, ababangamiye umwami mu Rwanda bakamaganwa, ikinyego gihebye ababisha b'ishyanga, akamaro kagizwe kandi kagomba kugirwa n'abatabazi n'abacengeri, umutsindo w'u Rwanda iyo rwateye amahanga, amatiku, amahugu y'inka cyangwa inzuri n'amagomerane y'abantu umwe cyangwa imiryango. Ibyo byose byabaye impamvu cyangwa intandaro yo gusiga. Umusizi yari umukozi w'ibwami wemewe. Kubera ibyo akagira umwanya umugenewe umutambagiro mu mihango y'ubwiru, urugero nk'umuhango wo kwimika umwami. Muri rubanda umurongo wa politike wamamarizwaga mu migani no mu butegetsi bw'igihugu. Muri ubwo butegetsi umwami yari afite abatware bamuhagarariye, akenshi abatware mu rwego rwo hejuru, ni ukuvuga umutware w'ubutaka, umutware w'umukenke n'umutware w'ingabo, babaga bakomoka mu miryango y'ibwami. Usibye ko ku ngoma ya Rwabugiri, umwami Rwabugiri yagiye ashyiramo n'abandi bantu bakomoka mu yindi miryango, kuba yabaga asanze ari ingirakamaro kubera ubutwari bwabo cyangwa ikindi gikorwa cy'indashyikirwa bakoze gikwiriye ishimwe. Muri abo batware bagiye bakora ibikorwa by'indashyikirwa kandi bakomoka mu miryango ifitanye isano ya bugufi n'imiryango y'ibwami, twavuga nk'abo Bisangwa bya Rugombituri na murumuna we Sehene, Bikotwa, Runiga na mwene wabo Nyiriminega, Seruteganya, Nzigiye n'umuhungu we Rwatangabo, Rusine n'umuhungu we Rubindo, Ndarwubatse n'umuhungu we Kanyonyomba, Kazanenda, Ndongozi, Runyange, Mugenzi, Rubago, Ntamuhanga wari utuye Bwisha inyuma y'ibirunga. Abo bose bakwirakwizaga icyubahiro n'ishema bikwiriye umwami. Intambara y'ingoma, intambara y'izungura. Uwakubeshya kubwira ko iyo umwami yatangaga, uwamusimbuye yahitaga ategeka nta nkomyi.
Gutanga k'umwami bivuga gutanga ingoma cyangwa se kuyihereza undi, ariko akenshi umwami yatangaga yapfuye. Mu by'ukuri ubwami bwakunze kugira ubwiko. Ubwiko ni ukuvuga urwangano rw'abavandimwe. Kurwanira ingoma ni umuco mubi wo gukamya abana b'ingoma. Impamvu ni uko bimwe mu bibazo by'ingenzi muri politike ari ukugena imitunganyirize y'ikibazo cy'umusimbura. Mu butegetsi bwa cyami, gutangira gutegeka by'umwami babyita kwima, bivuga kwima ingoma undi cyangwa undi uwo ari we wese wowe umaze kuyihabwa. Urugero, baravugaga ngo umwogabyano ahaye Rwogera, bityo uwabaga agiye ku ngoma, ni ukuvuga ku butegetsi bwa cyami, iyo yimaraga igihe ntawe ukimurwanya ku mugaragaro ngo aba yamusimbura, bavugaga ko yimye ingoma. Iyo mvugo iratwumvisha ukuri ku ikiranura ry'ikibazo cyo kuzungura, cyavuyemo ikibazo cy'intambara y'izungura. Dore bamwe mu bami bimye bamaze kurwanira ingoma cyangwa se bayirwaniye bamaze kuyihabwa. Yuhi wa kabiri Gahima yabanje kurwana na bene se, aribo bene Shetsa, umugore nkundwakazi wa Mibambwe wa mbere Sekarongoro wa mbere Mutabazi. Nyina wa Yuhi wa kabiri Gahima yari Matama ya Bigega. Undi warwaniye ingoma ni Cyilima wa kabiri Rujugira, yabanje gushyamirana na mwene se Karemera wa mbere Rwaka, kimwe na Nama wishwe ari uko yarashyigikiye Bicura. Hakaza Mibambwe wa gatatu Sentabyo, yimitswe na Sekigeli wa gatatu Ndabarasa, ariko hanyuma ntibyamujije kurwanira ingoma na Gasenyi mwene se, na Gatarabuhura wari ushyigikiwe na Rukari, umutoni wa Kigeli wa gatatu Ndabarasa. Undi warwaniye ingoma ni Kigeli wa kane Rwabugiri, yishe benshi bo mu muryango we, ariko none ntiwabura kuvuga n'abamurwanyije ngo bamukure ku ngoma. Urugero nka Nyamwesa wa Mutara wa kabiri Rwogera. Intambara yo ku Rucunshu nayo ni intambara y'izungu. Byatangiriye ingeri muri Nyaruguru, Rwabugiri yateganyije umusimbura. Uwo yahisemo ni umwe mu bana be b'icyitiriro, Rutarindwa. Sibwo Kigeli wa kane Rwabugiri amwimitse, imihango yose irubahirizwa, aherezwa inyonga, aribyo bimenyetso by'ibwami, yitwa Mibambwe wa kane Rutarindwa. Rutarindwa kimwe na Baryinyonza, Karara na Burabyo bari abana bazanana. Rwabugiri yacyuye Nyiraburunga, umukonokazi wari mubyara we, atwara n'abo bana bitabe nk'uko yari asanzwe abigira. Se w'abo bana Gacinya ka Rwabika rwa Gahindiro araceceka ngo atahagwa. Rutarindwa yimitswe afite imyaka nka 22 kandi afite n'abana batatu, Nyamuheshera, Sekarongoro na Rangira. Hari ku 22 Ukuboza 1989, hano bayobwira kabiri. Irage ry'abami n'umurage w'ingoma ni ibice biri muri bine byari bigize ubwira. Rwabugira bishinga biru w'inkoramutima, abari bari muri iryo yimikwa ni nka Bisangwa na murumuna we Sehene na Mugugu. Uwo Mugugu akaba n'umutware w'ingabo Abarasa. Abashinga kuzashyigikira Mibambwe wa kane Rutarindwa, anabaraga iby'izungura. Nyina wa Rutarindwa ari we Nyiraburunga yari yarishwe na Rwabugiri, mu mubare wabo yisha ahorera nyina Murorunkwere. Ibyo byatumye Rwabugira aha Mibambwe wa kane Rutarindwa umugabekazi w'umutsindirano, ari we Kanjogera, bamwe bitaga Kanzogera. Abiru n'abasizi bahise babwira Rwabugiri ko arikoze, ko ashoje intambara. Dore impamvu: itegeko ry'ubwiru ryagengaga izungura ryagenaga ko ubwami mu by'ukuri budahabwa umwana w'umwami uzungura, ahubwo buhabwa bumwe mu bwoko bwitwa ibibanda. Babaga bakurikije umwuka wa politike n'inyungu z'abiru. Ibibanda ni ukuvuga amoko yavagamo abagabekazi, ariyo Abaha, Abakono, Abega, ariyo y'ingenzi, n'Abagesera baje kwiyongera mu buryo butunguranye. Umugabekazi w'umugeserakazi yabaye umwe rukumbi, ari we Nyirakigeli wa gatatu Rwesero, nyina wa Kigeli wa gatatu Ndabarasa. Rujugira yamukuye mu Bagesera mu Bazirankende b'Igisaka, aho yari yarahungiye ubusazi bwa se Yuhi wa gatatu Mazimpaka. Ibibanda bikomeye rero biba bitatu: ni Abaha, Abakono n'Abega.
kugeza igihe Rutarindwa yimikiwe na Rwabugiri. Ubwoko bw'Abakono bwari bukomeye kuko bwavuyemo abagabekazi batatu aribo Nyirakigeli wa mbere Nyankuge, nyina wa Mukobanya, Nyirabihyi wa gatatu Nyamarembo, nyina wa Mazimpaka, Nyirakigeli wa kane Murorunkwere, nyina wa Rwabugiri. Nyina Rutarindwa ari we Nyiraburunga, nawe yari Umukonokazi ariko yari yarapfuye. Umugabekazi w'Icyitiro Nyiramibambwe wa kane Kanjogera yari Umwegakazi mwene Rwakagara, kandi igisekuru cy'Abakagara kikaba cyari nk'Undwakazi bikabije ku ngoma ya Rwabugiri. Amakosa bashyira kuri Rwabugiri n'aya: irya mbere ni ugutsindira umwami amuha Kanjogera aho umugabekazi badafite aho bahuriye, kandi n'uwo mukobwa akomoka mu bwoko butanga abagabekazi kandi bukomeye. Irya kabiri, kuba uwo Nyiramibambwe wa kane Kanjogera nawe yari afite umuhungu w'uburabwe yabyaranye na Rwabugiri ari we Musinga. Abega babonye Rwabugiri akoze ibyo bariyamira bati nimumureke ingoma itashye ibwega, igisigaye ni uguhirika Rutarindwa akima umwana wacu we Musinga. Uwo mugambi wacuzwa nini na Kanjogera na basaza be Kabare na Ruhinankiko n'umuhungu wabo Rwidegembya rwa Kigenza cya Rwakagara. Umugambi mubisha wo gukuraho umwami Rutarindwa wateguwe kuzakorwa mu byiciro. Icya mbere, kumwomora amaboko ya bamwe mu bamushyigikiye aribo Bisangwa, Sehene, Ngugu wa Shumbusho na Muhamyangabo. Bisangwa yoherejwe Ishangi kurwanya abasirikare bari baravuye muri Kongo, yari ubukonde bwa Leopold wa kabiri umwami w'Ababiligi, bayobowe na Liyetona Sandrati. Bisangwa arahagwa. Mu gihe bamwe bahungaga barimo bene Rwabugiri, Bisangwa yageze ati mpuze mva mu mahanga ngana i Rwanda byakumvikana, none ubwo ndi mu Rwanda ahandi nahunga ngana nihe? Nuko yanga guhemuka, yiyahura asatira umubirigi Liyetona Sandrati amukubita isasu mu gahanga. Bisangwa agwaho amaze no kuvuga ati uwanyoye amata y'ibwami ayishyuza amaraso. Yari umutware w'ingangurarugo. Sehene wari umaze kugabana ibya mukuru we Bisangwa agira inama Mibambwe wa kane Rutarindwa yo kwikiza Musinga akamwica, kugira ngo ijuru ry'ibwami ryari ryuje ibihu by'inzangano n'ubutiriganya ritamuruke, ariko biba nko kugosorera mu rucaca. Mibambwe wa kane Rutarindwa yumvaga atatinyuka kwica murumuna we. Ingeza ntizatinze kubigeza ku Bega. Nibwo Kabare ateza umutego Sehene aramushwajuka amujyana hiherereye, nuko amuteza aho yararitse, baramusingira baramuniga. Sehene afatyo nta rusaku. Ngugu wa Shumbusho, Kanjogera, Kabare na Ruhinankiko babanje kumwangisha umwami Rutarindwa. Rutarindwa nawe yemera amabwire, kandi mu by'ukuri bari bagamije kumuvutsa amaboko ya Mugugu wari umukomeyeho bikomeye kandi anamushyigikiye. Abo Bega banashakaga kumutwara intara ebyiri yategekaga, Gihunya na Mirenge mu Gisaka, akaba yatekeshaga abamuhagarariye ariko bagatura mu Burima mu Nduga. Abo Bega rero boherezayo ingabo zo kumutsinda iwe, nawe agerageza kwirwanaho, abonye byanze asezerera bamwe, abatwe bamukomeraho, abonye yugarijwe yanga kugwa amaboko y'Abega, nuko yitwikira mu nzu hamwe n'abe n'abavandimwe be Semakamba na Karwanya. Mugugu yari umutware w'abarasa. Muhamyangabo yari mwene Byabagabo akaba umunyiginya w'Umugunga. Niwe wari ushinzwe urugo rw'umwami rw'i Kigali rwacungwaga na Musomandera muka Rutarindwa. Uwo mugore yagiranye amatiku na Muhamyangabo, yumvisha umugabo ko Muhamyangabo agomba gupfa, kuko Rutarindwa atanga uwo mutware, atangwa ari kumwe n'umuvandimwe we Ndabahimye n'umuhungu we Majuguri. Muhamyangabo mu gihe bari bamujyanye ajya kwicwa, nibwo yavuze ati ndamakoma ngiye gusasira amakombe. Yari azi ko Mibambwe wa kane Rutarindwa wari umaze kumutanga azamukurikira bidatinze hamwe n'ibindi bikomerezwa. Icyiciro cya kabiri, gushaka amaboko, ni ukuvuga abagomba gushyigikira Musinga. Kanjogera, Kabare na Ruhinankiko ntacyo batakoze kugira ngo umugambi wabo wo kwica Rutarindwa utabapfubana, cyane cyane
ubwo byamaze kugaragara ko ibwami hari amacakubiri. Dore rero babanje kwiyegereza bene Rwabugiri batagize amahirwe yo guhabwa Karinga, kubumvisha ko ntabyo bagomba kwivangamo, ko niyo badashyigikiye Musinga byibuze batajya bababogamira. Abo ni Shozamihigo, Mutware mu Marangara, Sharangabo, Mutware mu Buganza, Cyitatire, Mutware mu Bwanamukari, Bukana agakundwa na Musinga na Baryinyonza murumuna wa Rutarindwa, uwibeshya akemera amabeshya y'Abega agatatira umuvandimwe yibwira ko we ntacyo azaba. Muhigirwa we yemeye kubagamira kuri Musinga abigize rwihishwa. Mu Biru, kubera ko Abiru bari bubashywe na rubanda, byari ngombwa kwiyegereza bamwe. Ibyo byatumye Abega begereza umutware w'Abiru bose ari we Rukangirashyamba rwa Kanyamuhungu. Niwe wari ufite umwanya wa kabiri mu cyubahiro nyuma y'umwami n'umugabekazi. Rukangirashyamba yari umutsobe w'umugarura. Abatsobe hafi ya bose babagamiye muri urwo ruhande. Rukangirashyamba yahise agabana Mirenge yo mu Gisaka. Mu batware, Rutishereka umunyiginya w'umwene Gitore, icyo gihe yari akomeye ibwami kandi ari inshuti ya Kabare, bari indatana z'inyabubiri. Muhigirwa yaragiriye inama Mibambwe ya kane Rutarindwa yo kwica Kabare na Rutishereka, ariko aranga. Abandi batware ni Rwangamuhwe na Rubasha bakaba abakono, ariko aho babaye nk'abagambanyi. Ariko nanone rero hari Abiru bari mu ruhande rwa Mibambwe ya kane Rutarindwa nka Rutikanga rwa Nkuriyingoma, Umusindi w'Umutege, umuhanga mu ntekerezo z'ubwiru. Icya gatatu, gushoza urugamba. Abega n'abanyamugambi babo bashoboraga gufata inzira yo kuroga cyangwa guhotora Rutarindwa cyangwa se bakamuta mu gico, ariko bahisemo inzira y'imirwano. Ibwami bari bacumbitse Rukaza ku musozi witwa Rucunshu muri Nyamabuye, nko mu birometero 5 mu majyepfo ya Kabgayi, mu gihe bari bagitegereje ko urugo rw'Irwamiko hepfo ya Shyogwe rwuzura. Burya rero ngo impamvu ingana uru, bamwe bavuga ko kurwana byaturutse ku bana barwanaga, abandi bakavuga ko ari ku nzuki zasandajwe. Ibyo ari byo byose ariko impande zombi ziteguye kurwana, zisanganywe intwaro kandi zisanzwe ziteguye. Urugamba rumaze kurema, abarwanira Mibambwe wa kane Rutarindwa basatiriye inzu y'umugabekazi ari kumwe na Musinga, ari nako bayikikiza. Bayimereye nabi ku buryo Kanjogera yashatse kwiyahura hamwe n'umuhungu we, maze Kabara arababuza. Ubwo umugambi w'Abega wari bapfubanye iyo batagobokwa na Rwamanywa rwa Mirimo, akaba umwega w'umuhenda ari kumwe n'ingabo ze zitwa Batanyagwa baje baturutse mu Budaha. Ingabo zo kwa Kabare na Musinga zibasamira hejuru, kandi nyamara bo bari baje bavurinye umwami. Ingabo zo kwa Rutarindwa zari zinaniwe, ziganzwa n'izo mu ruhande rwo kwa Musinga zari zivaze abafite amavamuhira. Ingoro ya Rutarindwa irakikizwa, abo kwa Musinga barayisatira. Umwami abona ko byamurangiriyeho, yinjira mu nzu, abambari be barayitwika. Mibambwe wa kane Rutarindwa arahagwa hamwe n'umugore we Kanyonga n'abahungu be 3 n'abayoboki bamwe na bamwe. Kabare byose bikorana bakore dasanzwe, aterura Musinga amushyira hejuru, abwira imbaga ihagaze mu mirambo hagati ati, rubanda, umwami w'ukuri Rwabugiri yaraze ingoma ni Yuhi Musinga. Naho Rutarindwa yari yarigize ikigomeke kihaye ingoma, bamubwiye ko ingoma z'ingabe zahiye zakongotse. Kabara arabasubiza ati, haguma umwami, ingoma irabazwa. Ngibyo muri make byo ku Rucunshu. Ku Rucunshu haguye abantu benshi cyane, harimo umwami, ari ibikomangoma, ari na rubanda. Nuko Abega barategeka, barica, barakiza. Inkurikizi z'intambara yo ku Rucunshu. Iya mbere, Karinga yataye agaciro. Twabonye ko ingoma Karinga yasumbaga umwami, igahabwa icyubahiro cyihariye. Kabare we abageza cyakora revolution ikomeye mu murongo wa politike y'ubwami, ubwo yamiraga agira ati, haguma umwami ingoma irabazwa. Ni ukuvuga ko yaragaragaje ko ikiri ngombwa ari ukubona umusimbura, ni ukuvuga umuntu ari we mwami, ko naho ingoma ari igiti
bashobora no kubaza indi. Iya kabiri, havutse impaka zerekeye ukuri ku bwami bwa Yuhi Musinga, cyane cyane biturutse ku mazina ya cyami. Ubundi byari biteganyijwe ko izina Yuhi rikurikira irya Mibambwe. Kuba rero abishe Mibambwe wa kane Rutarindwa barahaye Musinga izina ry'ubwami rya Yuhi, ni ukuvuga ko bari bemeye ko nta kundi byagenda Rutarindwa yari umwami wemewe n'amategeko y'ubwiru. Rubanda rwo ntirwigeze rubishidikanyaho. Iya gatatu, kugororera abayoboke bashyigikiye Yuhi Musinga. Ukurikije ubwoko usanga bazamukiye cyane ari Abega n'Abatsobe. Abandi ni Abanyiginya batitabiriye gushyigikira Rutarindwa. Abakono bo babaye nk'ibicibwa mu Rwanda, kandi koko muri bo hari abahungiye muri Uganda. Mu w'igihumbi kimwe na cumi, Abega bakomeye kandi bafite imisozi hirya no hino n'aba: hari Kabare, Rwidegembya, Kayondo, Rwubusisi, Mpetamacumu na Nyirinkwaya. Iya kane, gutsembatsemba abagome. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu kugeza mu w'igihumbi kimwe n'umunani, Abanyiginya barishwe, abandi baranyagwa. Abakusi mu w'igihumbi kimwe na gatanu, Rwabirinda igihumbi kimwe na gatanu, abandi bagirirwa nabi nka Kayijuka bashirije amaso. Nuko urwango rw'Abega n'Abanyiginya rusa n'urubaye akaramata, ruba iciro ry'umugani. Iya gatanu, ibwami havutse imitwe ibiri ishyamiranye cyane izwi mu mateka y'u Rwanda. Iyo mitwe yaranzwe n'amazimwe, ubutiriganya, ubugambanyi n'inzangano z'urunuka. Dore uko yari iteye. Umutwe wa mbere wari ugizwe na Kabare hamwe na Rutishereka. Umutwe wa kabiri ugizwe na Ruhinankiko hamwe na Karira. Wongeyeho Baryinyonza wari warabandishijwe na Ruhinankiko. Karira yari mwene Rwogera, aza kuba nyirabukwe wa Rutarindwa, ariko nanone akaba inshuti ya Kanjogera, bavuga ko bari inshuti z'indatana. Iya gatandatu, intambara yo ku Rucunshu yabaye urugero rw'urwikekwe n'ubugome bukabije bugamije gufata no kwiharira ubutegetsi n'amaronko. Itera igisare kinini kandi kirambye mu bikomangoma. Ku ruhande rumwe, Abega banganye n'Abanyiginya, ku rundi ruhande Abega bazirana urunuka n'Abakono. Turagushimira cyane ko dukurikira. Tubiha agaciro cyane, ujye utubwirira n'abandi. Ndatekereza ko wamaze gukanda kuri subscribe no kunzogera. Nanone mu gihe wumva wishimiye ibyo dukora, wabigaragaza dukandira kuri like cyangwa se ukagira icyo uvuga muri comment. Ushobora no kutubwira uti muzatubwire no ku mateka runaka y'ibunaka cyangwa ibyabereye aha n'aha. Dukurikira gukomeza gukurikirana ibindi tugenda dushyiraho. Erega n'ubundi ngo utazi yava yamenya n'iyajya.